Yesu ashimwe cyane. Ni mwene so muri Kristo, Ishimwe, Kamugisha Kevine, adusenga Imana. Urakoze Imana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko tugihumeka. Tugushimiye ko ugihagarikiye umurimo wawe. Reka ari njyewe uvuga ndetse n'abumva uturinde gucika intege, ahubwo twongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Tugeze ku ihame rya 7 rivuga ngo imirimo yacu myiza siyo ntandaro y'agakiza kacu, ibikorwa byacu bibi siyo ntandaro yo kurembuka. Umwanditsi yatangiye agira ati mu 1888 igihe cy'ivugura mu itorero ryacu, mwene data A.T. Jones yabaye umwe mu bashyigikiye ihame ry'uko umuntu atsindishizwa no kwizera Yesu gusa. Yari umubwiriza w'umunyamuhati kandi ari nyamwigendaho. Muri uko kugira ishyaka kwe yageze kure cyane mu bitekerezo bye, maze umwami Imana imwoherereza inama dusanga mu gitabo cy'ubumwe bwatoranije volume ya mbere, paje 442. Inshuro nyinshi uyu mwene data yaravuze ko imirimo myiza nta gaciro ifite, ko atari ngombwa ngo umuntu abone agakiza. N.G. White yaramubwiye ati nzi imigambi yawe ariko utanga isura mbi ku bantu benshi. Nubwo ari ukuri ko nta muntu uzakiza n'imirimo myiza, nta n'umuntu uzakira nta mirimo myiza. Kuri paje 442 ku mpapuro z'inyuma z'icyo gitabo twavuze hejuru cy'ubutumwa bwatoranyije volume ya mbere, N.G. White yaranditse ati imirimo myiza ntizatwinjiza mu ijuru. Ese ni kuyihe ngingo mwene data Jones yahabyeho? Ni irihe tandukaniro ryo kuvuga ko imirimo myiza nta gaciro ifite no kuvuga ko imirimo myiza nta n'umwe izakiza, ko itazinjiza umuntu mu ijuru? Abantu bamwe bafata umwanzuro badatekereje, bavuga ko niba tutakizwa n'imirimo myiza ko ari nta tandukaniro ifite. Bavuga kandi ko niba imirimo yacu mibi atari intandaro yo kurimbuka kwacu, ngo ni ukuvuga ko yemewe. Ariko ijambo rimwe ry'imbarutso ryaturinda iyo myumvire. Iyo bavuze imirimo myiza cyangwa mibi nk'intandaro y'agakiza kacu cyangwa kurimbuka kwacu, ntidukwiriye gusubwa n'ijambo intandaro. Aha ntiturimo kuvuga akamaro cyangwa umugambi w'imirimo myiza, ahubwo turavuga uburyo bwo kubona agakiza. Ariko mu byerekeranye n'agakiza, imirimo myiza siyo ntandaro yako, ahubwo ni ingaruka yako. Intandaro y'agakiza kacu se ni iyihe? Tuzi ko atari imirimo myiza. Mu Baroma 3:20 habisobanura neza ngo kuko imbere yayo Imana ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yesu ni udukiza kandi dukizwa iyo tumwemeye. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta yindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo, byakozwe n'Intumwa 4:12. Ntitugomba gutumbira imirimo yacu yaba mibi cyangwa myiza. Mu gushaka agakiza tugomba guhanga amaso kuri Yesu, kuko mu kumwitegereza duhinduka tugasa nawe. Igihe cyose twirebyeho turatsindwa, byaba igihe tubonye ububi bwacu tugacika intege, cyangwa byaba igihe tubonye imirimo yacu myiza tukayirata. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuba turishwa n'ubusa, tubona umutekano gusa igihe turebye kuri Yesu. Pawulo yaratwawe gusa no kuvuga iby'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wo kwizera, ariko ntitwarwanya imirimo myiza. Imyifato ye yaziraga amakemwa. Mu Bafilipi 3:4 agira ati niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwirata imirimo, njyewe namurusha. Ariko arangiza agereranya ibyo byose nk'igihombo ubigereranyije n'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Mu kwicira urubanza akurikije uko amategeko asomwa maze akayagereranya n'imyifatire y'inyuma nk'uko bamwe bashobora kubigenza, umutima we nta cyaha wamushinjaga. Ariko amaze kwitegereza uburyo gutungana kw'amategeko kwimbitse, yibonye nk'uko Imana yamubonaga, byamuteye kubika umutwe yatuye icyaha cye. Aya magambo aboneka mu Kugana Yesu paje 29.
Umunsi umwe navuganye n'itsinda rya pasitoro, buri wese yamenye adashidikanya igice cya mbere kiri Ihame kivuga ko imirimo myiza yacu atari idukiza, ariko tugeze ku gice cya kabiri kivuga ko imirimo yacu mibi atari ntandaro yo kurimbuka kwacu, bamwe byabaguye nabi. Ariko munyemerere mbabaze iki kibazo: niba igice cya mbere ari ukuri, icya kabiri cyo si uko, izi nteruro zombi ntizisobanura ukuri kumwe. Agakiza kacu gashingiye ku guhora twemera Yesu n'igitambo yadutambiye no ku mubano tugirana nawe buri munsi, ntabwo gashingiye ku myifatire yacu. Agakiza karenze ku myifatire yacu, bityo no kukabura ni uko imyifatire si ifatizo rigaragaza ahazaza h'iteka ryose h'umuntu. Niba warakijijwe, ni imbuto yeze biturutse ku mubano wagiranye na Yesu, umucunguzi wawe. Mu by'ukuri imirimo myiza izitabwaho, ariko si izaba yarabaye intandaro y'agakiza. Nanone kandi ni muri ubwo buryo nurimbuka bizaba bitewe n'ukuntu utugururiye Yesu agakomeza gukomangira ubusa ku rugi rw'umutima wawe. Kubibana n'ibikorwa bibi ni ingaruka, ntabwo ari intandaro yo kurimbuka kwawe. Imana ntica urubanza ikurikije ibikorwa by'inyuma, ahubwo ikurikiza umutima. Mu mutima niho iby'ubugingo biboneka. Rwa mbere rwa Samweli igice cya 16 umurongo wa 7, no mu gitabo cy'imigani igice cya 4 umurongo wa 23. Kadusenga Imana. Urakoze Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gushimira umwanya uduhaye twiga ijambo ryawe. Tubonye neza ko imirimo yacu myiza atari intandaro y'agakiza, kandi n'imirimo yacu mibi si yo ntandaro yo kurimbuka kwacu, ahubwo agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Duhe kumwizera kandi duhe no kumubwiriza abandi. Musabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.